Ubwoba bwongeye gutaha mu mitima ya benshi, abagiye batandukanye bongera kwikanga ndetse benshi bongera guhamuka, ni nyuma y'uko mu karere ka Nyamasheke umusirikare wa RDF yiraye mu baturage maze abasaga batanu akaza kubarasagura ndetse akaza kubikora mu buryo bubi cyane. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu ubusanzwe bizwi yuko RDF bishinzwe kurinda umutekano w'igihugu, gusa uwo musirikare we aza kurenga ku ndangagaciro yirara mu baturage aza kubarasa. Abumvishe iby'ayo masasu bongera kugira ubwoba n'agahinda, icyakora nanone RDF igira byinshi itangaza. Mbese uyu musirikare wongeye kwirara mu baturage akaza kubarasa yaba ari nde? Ese yaba yabarasiye agana he? Mbese n'iki inzego bireba zaba zatangaje? N'iki kuri ubu abaturage baba batangaje, abo mu miryango yabuze aho baba batangaje iki? N'iki bakomeje gusaba ingabo z'u Rwanda kugeza kuri ubu ngubu? Ibi ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye nibyo twaguteguriye uyu munsi. Icyakora niba ugeze hano bwa mbere cyangwa se usanzwe ubana natwe, tuguhaye ikaze kandi ndakwibutsa ko iyi ari isoko rukumbi y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Reka twitse gato ubundi tujye twumvira imuzi n'imuzingo iby'amakuru, iby'inkuru y'incamugongo yumvikanye i Nyamasheke. Nongeye kubaha ikaze ko mwese mudahema twako mudukurikiye, ndakwibutsa ko aya ari amakuru yizewe kandi abagezweho tugenda tubagezaho ku miyoboro igiye itandukanye, ndetse akaba ari amakuru aba agenda akugeraho uko agenda asohoka. Mu karere ka Nyamasheke amara n'agahinda, imiborogo byongeye kumvikana ndetse abagiye batandukanye bongera kugira ubwoba, abandi agahinda kongera kuba kenshi, ni nyuma y'uko umusirikare wa RDF arashe abaturage basaga batanu. Ibi bikaba byumvikanye mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu tariki 16 Ugushyingo umwaka wa 2024, nibwo uyu musirikare yasiye abaturage mu kabari gaherereye mu kagari ka Rusharara, umurenge wa Karambi ho mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda, ahongeye kumvikana iyo nkuru iteye agahinda, iteye ubwoba abagiye batandukanye. Aya kandi akaba ari amakuru yongeye gutangazwa kandi ahamywa n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga, ariko yongera guhumuriza abaturage batuye mu karere ka Nyamasheke nyuma y'aho uyu musirikare ngo witwa Sergeant Minani Gervasi arasiye abaturage basaga batanu mu kabari aho barimo gusangira. Mu kiganiro n'itangazamakuru, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yagiranye n'itangazamakuru, yavuze ko hataramenyekana impamvu yatumye arasa abaturage, ariko icyo kibazo barimo kugikurikirana ndetse ko hazamenyekana byinshi kuri iki kibazo ndetse bakazagikurikirana mu bihe bigiye bitandukanye kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye uyu mugabo gukora ayo marorerwa, kuba yakora ayo mahano maze akaza kurenga ku ndangagaciro yigishijwe, akaza kurasa abaturage mu buryo bw'amaherere. Mu magambo akaba yagize ati umusirikare araza kubibazwa, turaza kumenya impamvu zari zamujyanye cyangwa se zamuteye kujyana intwaro mu kabari, ubu turacyabikurikirana, nta mpamvu y'ukuri nta n'impamvu kuri ubu ngubu twari twamenya yatumye arasa abaturage, ariko nanone turaza gufata ingamba zishoboka zose, kandi RDF yihanganishije imiryango n'inshuti z'ababuze ababo muri ibi bihe by'agahinda, kandi turabizeza yuko mu bihe bigiye bitandukanye tuzabafasha kandi ko ibintu bizagenda neza. Yongeyeho kandi ko ingamba zimwe muri izo baba bagiye gufata ari uko uyu musirikare bagomba kumenya icyabimuteye, bakaba bacyuriraho bafata izindi ngamba zizabuza abandi basirikare kuba batera ikintu nk'icyo ngicyo kibi mu cy'uwo musirikare waje kuba akabarore maze akaza gukora ayo mahano ateye ubwoba. Icyakora benshi bakomeza bumvikanisha yuko uyu musirikare ashobora kuba ari icyabimuteye cyangwa se afite ikindi kibazo. Uyu kandi muvugizi w'ingabo akaba yakomeje agira ati zimwe muri izo ngamba ni ugukurikirana tukamenya impamvu zayimuteye ndetse tukamufunga tukamujyana mu nkiko akaba yabiryozwa, dore yuko aya ari amahano ateye ubwoba, iyi ari inkuru y'incamugongo yumvikanye.
Akaba kandi yakomeje avuga ko iki kibazo nk'icyo ngicyo kurasa abaturage kidakunze kumvikana ku ngabo z'u Rwanda, ndetse asoza avuga yuko kuri ubu bihanganishije imiryango y'ababuze ababo kandi nka RDF bari hafi hamwe n'igihugu cyose muri rusange. Mu gihe kandi iyo byumvikanaga mu karere ka Nyamasheke, abagiye batandukanye bakaba bongeye kuzamura amarangamutima, bongera kugaragaza icyo batekereza muri ibi bihe bitoroshye kuri ubu ngubu abatuye Nyamasheke binjiyemo by'abasaga batanu baje kuraswa mu gihe bari bari mu kabari, aho bamwe mu baganiriye n'itangazamakuru bagaragaje agahinda n'umubabaro, bongera kugaragaza n'icyo batekereza. Bamwe mu baganiriye n'itangazamakuru bakaba bavuze yuko ari inkuru y'agahinda, ariko nanone bongera gutangaza yuko kuri ubu ngubu iki ari ikintu gikomeye cyane buri wese agomba kwirinda kandi akuriraho akumva ko aguye no kuba yakirinda mugenzi we. Ariko kandi ku rundi ruhande hari n'abatatinye kuvuga yuko uyu musirikare ashobora kuba yari yasinze cyangwa se yasangiye n'abangaba inzoga, maze bakaza kugirana amakimbirane bikaza kurangira ahisemo kubambura ubuzima cyangwa se abishe. Gusa nanone ibyo byose akaba bigenda bivugwa, akaba bigenda bitangazwa n'abaturage, icyakora ni amakuru y'ukuri yari yatangazwa cyangwa se yari yavugwa, nk'uko uyu muvugizi yakomeje avuga ko hataramenyekana icyateye kurasa aba baturage. Ariko kandi nanone inzego z'ibanze zikaba zasabwe kuba zakongera kwegera iyi miryango bakayihanganisha muri ibi bitoroshye. Ni mu gihe kandi kuri ubu benshi bakomeje guheranwa n'agahinda kubera ibyumvikanye nk'amasasu muri kano karere, aho byumvikanye ngo bikaza gukangura abagiye batandukanye, ndetse benshi ngo bakongera ngo kuba bagira ubwoba. Icyakora benshi bakomeza bavuga yuko iki ari ikintu buri wese akwiye kuba yakirinda. Ni kenshi cyane inzego zigiye zitandukanye, ni ukuvuga inzego z'ibanze, polisi y'u Rwanda, ingabo, urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'izindi nzego, bumvikana bashishikariza abaturarwanda abagiye batandukanye abakuru n'abato yo kwirinda amakimbirane, bakirinda gukora ikintu kibi cyatuma mugenzi we atakaza ubuzima. Ariko kandi nanone mu gihe hari abagiranye ikibazo bivuga yuko ari amakimbirane, bakaba bakirinda, ndetse mu gihe byanze bakegera inzego z'ubuyobozi zikaza kubafasha kuba bagihagarika cyangwa se kuba zabunga, kugira ngo hirindwe impfu za hato na hato cyangwa se amakimbirane y'urudaca ashobora kuba yanavamo ibibazo bigiye bitandukanye. Ndetse benshi bakomeza bemeza yuko ibi cyangwa se iyi ari inkuru y'incamugongo yongeye kumvikana i Nyamasheke. Gusa nanone mu gihe byumvikanaga akaba atari mu myaka vuba cyangwa se mu minsi ya vuba byongeye kumvikana, dore yuko izi nkuru zitari ziherutse kumvikana ku basirikare b'igihugu cy'u Rwanda, dore yuko ubusanzwe bashinzwe kurinda ubusugi bw'igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Ni naho kandi dusoreje aya makuru, twari tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde.